mwene mama, koko wahindutse ute? Byaje bite ko yari wowe sibo y'imbere ukaba ishema ry'abakuru n'icyitegererezo mu bato? Byaje bite ko wamaze kugerwaho n'agatwenge k'iminsi ugeze aho umwanzi atarasa imyambaro utukura ugasumba ijosi ukibagirwa aho wavuye? Wifuje iterambere kera ubura aho uhera ngo wigereje urabawe tugufatira urwego ngo wenda hari ntawamenye nugeraho bizatumara umuyaga mu nda. Urira wishimye n'amerwe menshi uti shaho nzahari mwese mwemeye gukoboka intugu mungoboka nzabaramiza isukari mu kirisaro ubundi mbone kubitura ibi byiza. Ese ubwo niba ugira gitekereza wumva umunsi wakeneye kumanuka urwego wazamukiyeho rutagiye rutazanuka nkavuka ihiye? Mwene mama, intsinzi yawe yari incungu dawe wawe kwirahira ati bahungu b'imanza aho natabara indwara n'ubukene amaherezo nanjye ncanye uruti. Mawe wawe we byari ibindi akamwenya ari kose ku maso abandi babyeyi bamuvugiraho ngo habyaye wowe mawe dore wabyaye Imana yabipanze. Bidateye kabiri uwo bari biringera bahinduka bakubitwa n'inkuba ya Nyakanga itumba ry'umwuma bagoso batangira kumuca imigani ngo ni Gahima kabyaye Gahimano byose ari wowe. Mwene mama, icyaro cyaguhebye kirari ngo umunyamusozi yaragafashe mama ngiyo rubanda ry'inkirabuherera kubera ngo yarakiza benga iwabo. Ndakubona mu mujyi uraryoshye ubuzima bw'inzozi za benshi nibwo wobayemo hanini wabona niri mu Misiri ntiyamenye ko burya isoko yayo iri mu Rwanda. Mbega mwene mama nkubarira iki ko wabaye nyiribigo bigoranye? Wowe wabaye incimangiro ya wa mugani ngo uyu mwana abaye icyoho icyaha kibi cya nyina. Ikiriza ababyeyi benshi n'igihete twamubyaranye twishimye yakura yaba akumiriye yabyaye ikiboze nka Biziro wakabaye amaze ariwe nkokoza ngo ikigoryi ni icya nyina. Inshuti zawe mwabanye mu buto musimbukana urukiramende mukubita wa mugore wamaze imbuto mu kigega ubuzikumva mu migani ngo na nimero yawe burya kuyibona bisaba randevu. Bitabaye ibyo ukamwita umubazo uwo ari we kandi hambere aho ukimuguza igihumbi nimero ye wari uyizi mu mutwe. Mwene mama, aya mahanya y'amafaranga wabonye ukaba muri mu rugoshye rwa rutare rwa Nyiranzano ukaba utakivuga n'ikinyarwanda. Donc vraiment so n'ibindi ntashaka kumenya byakwibagije ururimi wakuriyemo n'inganzo wakuyemo ubumba ngo ni iby'abanyacyaro. Kwa mikoro aratabaruka. Ukuri kuzira inkanda kuri waba ugeze uyu munsi ntihasiba kure wavuye n'ubwo hirengagiza ni iwanyu. Ariko nk'ubwo ntabwo bizi nk'ayo maronko wayama. Ntajye iwacu aho wita mu cyaro ryarembo nkarigira ururembo ka karori nk'agasenya nkashyiriye amabati 30. Katambikira mu gikari hahana imbere ya sine nkakurungira bigatindana nagiza nkazitira n'urukuta rukoze sibo. Nkashyira n'amatara yewe umukambwe akajya akora ku gikuta urugo rwose rukaburwererana. Maze rate hajya ataka amanuka yirahira turukira amacumu umuhungu wacu Imana yamuremye amaboko natwe turi mu buzima twumva ubuto dushaje. Ibyo wabyumva utayabakenewe uzapfa mwifuza. Nuko kandi nakubwiye n'abameze nkayo bumvireho bibuka ababyeyi babareze kubona ibibatunga ari ubwiyahuzi bakaba basabiriza nyamara bo babyari indatwa. Abo babyeyi nje nk'ijwi ryabo kontineri z'amarira babitse mu mitima yabo wazashyira hanze zangana ndiza tukifata impungenge. Batambye ubuto bwabo baribagirwa ubwabo bamwe bateranwa nabo bashakanye ariko bakomeza umutsi ngo barera abo babyaye. Aho umukuriye mumaze gukira mukabareba nkabikome haza amayezo ubundi gutwika sinakubwira. Ariko wambwira uko mwiyumviye mwicaye mu mahoteli mwiteretse ibyo birahure mwivuga ibigwi by'amateshwa babavunikiye ngo bigereho inzu zibavira bakaburara. Batabaruka kandi mugahururana mu modoka yuzuye amasima n'amakaro apfa ibitamuguriye n'amakaro nibyibuze ngo yumve uko amera. Aha sinkurambira da ukabakire muzira menshi hatutavaho nansohora nabi. Mwene mama nta kibi nkwifuriza gusa Imana ikomeza ndi maso umukubu n'igikwiye.